Reka tubashimire mwebwe mwese abantu mudahwema kubana natwe uko bukeye uko bwije. Uyu ni wa muyoboro wanyu Mos TV, n'ubundi ni hahandi tuganirira tukaganira amakuru ndetse tukaganira iby'ijambo ry'Imana, tugahana impuguro, tugasengerana kugira ngo bigende neza. Reka nkubwire ngo uyu munsi wowe utari wabasha gukora subscribe uyikore. Abantu batajya bakora like, mujye murayikinga mukande kuri like. Abatari bakora share, mujye musharinga. Iki kiganiro kiba gifite impamvu, igihe bagenzi bawe bamenya aya makuru, kandi mujye mushyiraho commentaire. Njya mbwira abantu ngo abatukana bo ntacyo badutwara, kuko twebwe imbaraga z'umutima dufite zirahagije ku rwego ntituzatongana, ntituzatukana, nta nubwo tuzahangana, oya, ahubwo tuzasengera bene abo. Icyakora birababaje kubona umuntu aba mu rusengero akagira umwanya ashyiramo igaburo ryera, akagira n'umwanya asigaza w'ibitutsi. Biba bigaragara ko iri gaburo ryera nubwo ari rya leta mukwiriye, ntabwo aba ari irye, kuko ibintu byawe ubigomba kubikora byera. Rero tubohore abantu, tubabwire ngo icyo utanga nicyo kikugaragaza uwo uri we. Jya wumva ahubwo utanga inama, kuko natwe turi mu bantu batanga inama. Tugaruwe na update z'itorero ADPR. Itorero ADPR turarikunda, turanarisengera, mpamanya n'umutima wanjye no kwizera kundimo ko ndi mu bantu barisengera kandi cyane. Biragaragara ko hari n'abandi abakristo, abanyamasengesho babarikunda nkanjye, kuko ngewe niryo ryanyigishije iby'umwuka, ibyo ndirimba n'ibyo mvuga. Kristo yabinyigishije ariko binyuze mu iryo torero. Ndamushimira Kristo wankujije akamenyesha iby'agakiza, ariko kandi ndanarishimira naryo nk'itorero ry'umwuka ryandeze kugeza aho nageze, abantu bakamenya n'ukuri. Imana iha umugisha abashumba banjye, Imana ibaho umugisha. Rero ngarutse muri update ku guhuza amatorero, ya ADPR, guhuza amatorero, guhuza amakorari, amaparuwase. Ibyo twababwiraga ngo bizaba, dore noneho byabaye. Rero ukuri iki kiganiro kuva gitangira kugeza gisoje, kuko mfite ibintu bibiri nshaka kuvuga. Ndashaka kuvuga ibyiciro 4 byashyizwe mu guhuza aya matorero, hanyuma nkaza kuvuga kandi ku kintu bita ubutumwa bw'abanyetorero. Icyemezo cyo guhuza amatorero, amakorari n'amaparuwase cyamaze gufatwa nyuma yo gusezerera abapastori cyangwa se abapastori, nta nubwo bari na n'ubu baracyaribo, n'abarimu. Bose bari mu kintu bita ngo ni abashumba. Abarimu bari abashumba, abapastori ari abashumba n'ubu. Ariko mu by'ukuri bagendeye kuri stati ivuga ngo ntibujuje ibisabwa, kandi nyamara muribuka ko bagize complaint ivuga ngo amashuri bizemo ibyo byanenzwe bayahawe n'itorero, cyangwa se bayayobowemo n'itorero, ndetse yari ayitorero. Aho rero ntabwo nshaka kuhasubira, kuko sinshaka ibituma abantu barebana amaso mabi, ahubwo ndashaka ibituma abantu bamenya ibiri gukorwa kugira ngo hanyuma bigende neza. Ndavuga rero ku byiciro 4 byashyizwemo amatorero, kuko murabyibuka ko itorero rya ADPR mu busanzwe ryabaga rifite amatorero 3,150 atagera kuri 200. Ni 3,150, ariko ntabwo ari 3,200 nkuko bamwe bajya babivuga. Hanyuma ubu hari hafunguye amatorero 977, abatari babizi babimenye. Hanyuma rero ubu amatorero yashyizwe mu byiciro 4. Ndashaka kuvuga ibyo byiciro 4 narangiza ngatanga ubutumwa abanyetorero bari gutanga kubera izi mpinduka. Ibyo abankurikiye tera gatebe ukurikire cyane, kandi ibyo turi buvuge ndabizi neza ko biri buze gufasha gusobanukirwa byinshi utarusobanukiwe. Ngewe njya nkunda kubibabwira ngo simba mu mwanya w'ibitari ngombwa bidafite umumaro,
ariko iyo bibaye ngombwa aha tutanga intervention kuko turi ijwi ry'abatagira kivugira, tuvugira benshi tukageza ubutumwa ku biri benshi. Ndetse ndashaka kubwira abashumba b'itorero ADPR, nyaboneka nimujya mwumva aya makuru ntimukicare gutyo gusa, mujye mureactinga, mujye mugira icyo mubikoraho, bigira umumaro. Ntabwo tubikora kubw'inabi, tubikora kubw'ineza kandi ya benshi nka bene data. Imana ibamugisha. Ibyiciro 4 byashyizwe mu itorero cyangwa se byashyizwe mu matorero. Icyiciro cya mbere ni icyiciro kigizwe n'amatorero yujuje ibisabwa ari gukora ubu tuvugana, ya yandi 977. Ayo yose abarizwa mu cyiciro cya mbere, nicyo bashyizemo amatorero yose kugira ngo abarirwe muri icyo cyiciro nk'amatorero akora. Icyo cyiciro kirimo ayo matorero twavuze akora na bugingo n'ubu. Hakaba icyiciro cya kabiri. Icyo cyiciro cya mbere ntabwo tugitindaho cyane kuko niho n'abakristo barimo guteranira muri iyi minsi ya none, nubwo nabwo baterana bigoranye. Bamwe bagaterana mu mibyizi ku cyumweru badaterana, abandi bagaterana ku cyumweru ariko bataterana mu mibyizi, abandi bagaterana sangahe, abandi sangahe, abandi sangahe. Ibyo birazwi kubera impamvu z'uko insengero ari nkeya, abakristo ari benshi. Hanyuma icyiciro cya kabiri ni icy'amatorero yasabwe gukora ibisabwa kuzageza mu kwezi kwa 12. Mu kwezi kwa 12 akaba amaze kugaragaza ko ibisabwa yasabwe cyangwa se ibyo RGB isaba yaba amaze kubyuzuza 100%. Ayo rero ari mu cyiciro cya kabiri. Hanyuma uraza kumenya itorero ryawe icyiciro ririmo, unamenye ibyo usengera. Icyiciro cya kabiri nicyo rero kigizwe n'ayo matorero y'abantu cyangwa se insengero zigomba gukora zikuzuza ibisabwa na RGB bitarengeje mu kwezi kwa 12. Bakaba babimurika guhera ku cyambere kugeza ku cyanyuma ngo dore byose biravivuye, nta na kimwe gisigaye. Icyiciro cya gatatu ni amatorero agomba gukomeza gukora ibisabwa ariko akazabikora mu gihe kitazwi, cyangwa se reka vuge ngo mu gihe kitari amezi ayo ngayo. Ni ukuvuga ngo agakomeza agakora rwose. Ejo bundi bamurika bo ntibahite bamurika, birumvikana ko bashobora kuba bafite nk'imishinga minini, nk'abo badafite imihanda mu bimenye, abafite insengero zitagerwaho n'imihanda bagomba gukora kugira ngo umuhanda ubagereho, hanyuma byorohe. Ubwo urumva bagomba gushaka amafaranga yo kugurira wenda abantu babaturiye kugira ngo babone imihanda, ibintu nk'ibyo. Mbese bya bintu binini bishobora kuba bitakorwa mu mezi nk'aya ngaya asigaye. Abo bari mu cyiciro cya gatatu ntabwo bahita bahuzwa, ariko nabo bafite amahirwe make yo kugumaho. Munyumve cyane, nabo bafite amahirwe make rwose yo kuguma gukora, kubera ko hariho gahunda y'uko bazagenda babahuza n'ayandi matorero kugira ngo noneho bakore itorero rimwe ariko rinini, ngo rifite imbaraga. Mu bushishozi bw'abayobozi bafite uko babirebye, ntago nshaka kwinjira mwaho ngaho, siyo message mfite none aha ngaha. Hanyuma icyiciro cya kane ari nacyo gikomeye, ni amatorero atazigera arebwaho muri ibyo byose, ahubwo yo agomba guhuzwa n'ayandi, cyangwa se yagombye guhuzwa n'ayandi. Ayo matorero arahari, muzanayumva niba utarayumva, ariko mbizi ko byamaze gukorwa, ndanayazi nuko nashaka kuyavuga. Urutonde rurahari, turarufite, ariko turagira ngo tubabwire ngo hari igihe wibwiraga ngo itorero ryawe uzarigumaho, ariko guhera none bimenye ngo ntabwo uzarigumaho niba utari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri, kuko icya gatatu nacyo bari kugisubusiyona cyangwa se bari kugikeka ko gishobora kuzahuzwa. Rwose amahirwe nayo guhuzwa kuruta
ko bakomeza kureka iryo torero rikakomeza kurwana n'ibyo bintu bisabwa. Ibyo bintu mubimenye niko biteguye, ni nako bikoze. Hanyuma aya matorero ya nyuma ni nayo ngewe nza kuza gutangaho message nsoza. Amatorero bayahuje kare n'ukuri, bambabarire niba barayahuje barabanje no gukora inama, ntabwo babikora bataragize minati zibyemeza, ariko bayahuje kare kubera impamvu nza kuvuga mu ntega amatwi, ariko ndavuga ibindi. Reka mbanze nange message cyangwa ubutumwa abakristo batanze, barimo bavuga atari byo kwibazwaho. Niba amatorero yose yarafunzwe agasaba kugira ibyo yuzuza, ese niba baretse guhuza aya matorero mu gihe nta na rimwe rirafungurwa, ntibari kureka leta ikabanza ikasura igafungura ayo igomba gufungura yujuje ibisabwa, ko n'ubundi urwo rugendo rwo kuyafunga bitakozwe n'itorero? Ahubwo noneho abatemerewe gufungurirwa akaba aribo batangira gutekerezwaho guhuzwa bitewe n'imbaraga bafite n'imihigo, cyangwa se nuko bagaragaje ubushobozi bwabo nuko ibintu babyumva. Cya kabiri, abakristo bose bafite ikintu kimeze nko gucika intege. Bati dufite ikintu cyo gucika intege kuko ibyo byemezo byose biza bitwitura hejuru, ntabwo baba babanje kudutegura ngo bicare badutegurire ahantu, nibura batujyana ahantu batwereke kuri icyo kintu, ngo nibura ngo twitegure ko ahantu twubatse tugashora imbaraga haba hagiye guhuzwa. Atese n'iki twateganyirijwe mu by'ukuri, ko tuzi neza yuko ibintu twabikoze dukoresheje amaboko. Cya gatatu, baravuga bati ADEPR muri byinshi yatwoze kandi byiza, ni ukudutoza twebwe nk'abakristo kwishakamo ibisubizo by'iterambere n'impinduka zigamije kubaka aho dusengera. Kandi byateye abanyetorero gukunda iwabo nka gakondo kavukire yacu. Ati ari nayo mpamvu umukristo asiga itorero rya ADEPR hafi ye akajya guteranira mu birometero, kuko niho yabaye ahafata nko mu rugo. Ati none iyo mitima yatojwe kuba muri ubwo buzima nidategurwa, izo mpinduka se ntizizayisenya zikatwangiriza, bigasiga abanyetorero zibasigiye igikomere gishobora kugira ingaruka none n'ejo h'itorero. Ati icyo ni ikintu mukwiye kutubariza kandi ni ukuri bakabitubwira. Ikindi baravuga cya kane, bati impinduka mu bigo byinshi zirakorwa, ariko hakabaho gutegura bihagije, cyangwa se gutegurwa bihagije abo bizageraho bose n'abo bizageraho ingaruka, kugira ngo zidasiga ibibi kuruta ibyiza zizanye. Atese abo bo bategurwa gute? Twebwe twategurwa gute? Cyangwa se umwuka azabyikorera nk'uko babitwigishije? Ubwo gutegurwa n'umwuka babihariye ngo abe ari uzadutegura. Ibyo ni ibibazo bimwe abanyetorero bagenda bibaza, kandi baca mu gikari bakabaza, ukareba ukumva si bibi, kuko ibintu bitarimo gutongana kugumura, ahubwo birimo kubaza, kugisha inama no gusobanuza, ntabwo ari bibi. Hanyuma icya gatanu rero, bati amatorero yose yemera umwuka. Ati nayo umwuka nyine, ariko kandi biragoye ko wakwikuraho izina witirirwa. Ati burya bingana no gusubiza izina rya so mu irangamimerere. Mbese twavuga ati ntabwo nkitirirwa data udafite undi ukubyara, ngo uhita ushyira ubuzima bwawe mu kirere.
ahangaha ni umukristo wavuze ati amatorero yose yemera umwuka n'ay'umwuka nyine, ariko kandi biragoye kwikuraho izina witirirwa, bingana no gusiba izina rya so mu irangamimerere udafite undi so witirirwa, udafite undi so ukubyara, ngo uhite ushyira ubuzima bwawe mu kirere nyine, kuko uba umaze kwiyambura izina rya so. Bibiliya rero ikavuga ngo ntimugashingure imbago za ba sogokuruza, niko mu Migani 22:28 avuga ngo ntugashingure imbago za kera izo ba sogokuruza bashinze. Aha rero Byahishuwe yaravuze ngo ufite umwuka niyumve icyo umwuka wera abwira amatorero, cy'umwuka wera abwira amatorero. Impamvu wenda navuze ngo ndibuze kugaruka kuri iriya ngingo yo guhuza amatorero, ari amatorero yahawe icyiciro cya 4, mu by'ukuri ni amatorero ntago ari make, ni na menshi cyane. Ikindi abantu benshi bagiye bestimatinga bavuga imibare, rwose nimucanga abakristo, ahubwo mubahe amakuru atabajyana mu kirere gituma abantu bagumuka, ahubwo mubahe amakuru yatuma bamenya ibikwiriye kumenywa ariko atagamije gusenya. Kuko buriya njya mbwira abantu ngo niba utangaza ibintu byitwa iby'iyobokamana ariko message yawe ikabirimo agasemburo ko gusenya kuruta kubaka, ibyo bintu byawe ntago biba bikiri iyobokamana, biba byabaye iyobokabindi. Nanze kubivuga ubyiyuzurize, ni iyoboka wongereho ibindi ushaka. Ariko njyewe ndakubwira ngo kuri iyi ngingo ya 4, impamvu navuze ngo ese aho itorero ntiryihuse, ni kubera impamvu iyi ngiyi cyangwa iriya. Icyambere, mu by'ukuri hashize umwaka n'amezi 2 amadini n'amatorero bihagaze bari gusabwa kuzuza ibisabwa. Amatorero agera, urumva mu Rwanda hari amatorero 14,000, hari 70% bifunze. Hanyuma hari n'ayambuwe ubuzima gatozi, ariko hari n'ayandi yasabwe kuzuza ibisabwa. Ayo ngaya ari nayo arimo n'amatorero cyangwa se insengero zimwe z'itorero ADEPR. Ese ukavuga ngo kubera iki niba abantu bose barahabwe kuzuza ibisabwa? Kubera yuko ntabwo ibisabwa hano ari byo bisabwa hariya mu cyaro. Hamwe n'iyo evaluation, wenda inama zagiye zibikoraho ndabizi, natwe izo nama tuzibamo, ariko ADEPR impamvu twavuze gutyo, hari andi matorero nayo afite amashapeli, afite amatorero, amakanisa, ntari buvuge ngo naya madina ya, ntago bari babihuza, baracyari kurwana no kugira ngo abakristo babo buzuze ibisabwa. Ibyo ni ibintu biri gukorwa, kandi urumva nimufata amatorero mukayahuza, muvuze ngo rya torero mubaye nk'abarishenye, kuko abari bari kurikoraho mubavanyeyo mubajyanye ahandi. Ibi rero biravuze ngo nta kintu bongera gukora ahandi. Hari nayo mpamvu twavuze ngo izi nsengero hari ibindi bizakorerwayo ntari bwongere gusubiramo nonaha. Bamwe bakavuga ngo turavuga ibitari ukuri, ariko niba koko tuvuze tutabeshya, turi abagenzi bajya mu ijuru. Itorero wamaze gufata abakristo barisengeragamo ukabahuza n'irindi torero, ukavuga ngo nimusengera ahangaha hariya muhibagirwe ntihazongera kubaho. Mbwiza ukuri, ubwo butaka se uzaboreka? Ubwo rusengero nta kintu uzarukoresha se? Uzabutwerera abantu se? Cyangwa ubwo uzabubyaza uwundi musaruro w'amafaranga? Ni ukuri, tuvuga ukuri, abantu benshi bakakutuziza, ariko ukuri ko sinareka kukuvuga. Yeremiya yaravuze ngo ishyaka ry'inzu yawe ni umwe mu bahanuzi ba kera, yaravuze ngo ishyaka ry'inzu yawe rirandya. Ni ukuri, ishyaka ry'iri torero natwe riraturya. Mu byumva uko, ubyumva nabi yihangane, ariko ubyumva neza turi kumwe. Imana ibahe umugisha. Hanyuma impamvu tuvuze ngo ni ukwihuta cyane, ayo madini n'amatorero yandi nayo afite insengero zifunzwe, ntago barafata icyo cyemezo kandi arahari menshi. Ese mwebwe iyo mureka hakazabanza hakabaho gusurwa, ko leta ari umubyeyi ushobora no gusanga ibyo yari gukosora n'akavuyo yarebaga mu madini n'abanyedini n'abanyamadini, ibiri kubona ko bari kugenda bakosoreka,
cyane ko muri iki gihe cya none abantu banakeneye kumva ubutumwa bwiza ukurikije ibyo tugenda tubona hirya no hino abantu bagenda bakora bigaragaza ko hakenewe ko abantu bongera kubwirwa ubutumwa bwiza, inkuru nziza y'agakiza igasakara. Kubera iki mutaretse ngo aba bantu babanze basurwe, aya matorero asurwe, noneho nyamara gusurwa afungurwe, asigaye ahubwo aba ariyo abona kukategorizwa, ashyirwa muri bya byiciro, ashyirwe muri bya byiciro byo kuba noneho abantu babasha gutangira gukora. Kubera iyihe mpamvu? Nuko abazasurwa bagafungurirwa, hari abandi bizatera imbaraga zo gukora nabo ibisabwa. Icya kabiri, hari amatorero ashobora kuzafungurwa akorohereza urugendo abandi bajyaga kure cyane, biborohereza no gukora iwabo kuko noneho borohewe no kugera aho basengera habegereye. Icya gatatu, hari abadasenga kubera ko insengero zabaye nke, hari n'abazahita babona uburyo basenga kubera ko noneho byoroshye. Ibi bintu byari bikwiye n'ukuri, nubwo inama tuyitanga mwaramaze gufata ibyemezo, ariko izo nama nazo ntimukazirengagize. Aba bantu mwashyize mu cyiciro cya 4 mwabaye nk'ababafungira, kandi wenda ndamanya n'umutima wanjye ko binashoboka ko rwose na leta ishobora no kubasura ugasanga muri ayo matorero yose muzavuga ngo ari mu cyiciro cya 4. Muzareba n'ubushishozi muzasanga hari nayo leta yazi igafungura, kandi nyamara mwebwe muyakuyeho. Rero ubundi abanyarwanda baravuze ngo ntawe uyima afite umwima, cyangwa se ntawe uyima afite umuha. Mwari kureka rwose abo bavuze batangaho ntabwo tuzongera kwafungura, mukabona kubashyira muri icyo cyiciro. Rwose bigira umumaro, biranafasha, bigabanya intambara, bigabanya presiyo, bigabanya urwikekwe, bigabanya ibyo ntago ndi bubivuge cyane, mu byumva cyane abayobozi nabo bireba, biri mu nshingano zanyu. Ntabwo ari kenshi nkunda gukora ibi biganiro, ariko bizajya biba ngombwa tuzajya tuvuga, kuko nanone tutavuze ntacyo twaba tumariye sosiyete nyarwanda ndetse n'itorero muri rusange, umurimo w'Imana. Hanyuma cyo nshaka kuvuga kandi nasoza nerekera umusozo, icyo cyiciro cya 4 ndetse n'icya 3 bakeneye amaboko. Kuva kera kose dukora umurimo, itorero runaka ryajyaga rivubuna rikaza gusananira irindi torero riri kuvuka cyangwa se riri gutangira gukora ibikorwa by'inyubako. Kubera iki izi nsengero zitahashobozwa gukora ibisabwa, zihawe umusada n'izindi nsengero zihari zikomeye ko zihari? Niba bariya badafite ikibazo cyo gufungirwa ndetse no gukora ibisabwa, imiganda yajyaga ikorwa mu nsengero, ko mbizi ko izo nsengero zabyawe n'izindi. Nimuza kureba murasanga ADEPR Remera yarabyawe n'iyindi, yarabyawe na Kimihurura, murasanga Kimihurura yarabyawe na Nyarugenge, nimukurura murasanga Nyarugenge yarabyawe na Gasave, murasanga Gihogo yarabyawe na Gasave. Nuko insengero zabyarwaga n'izindi. Ubushatse kuvuga ngo niba itorero runaka rifunguye, ubwo bwitange n'urwo rukundo rwa kera rwabagamo, abantu bakongeye bakarukoreramo, insengero zidafunze zigafasha izifunze, hanyuma n'izifungurwa ko bizagenda byunganirana aho guhuza abantu. Ese intumbero ya Kristo n'impamvu habaye izo nsengero irarangiye? Ndabizi neza ko abenshi muri kugendera kuri rya jambo ryatanzwe ritangajwe rivuga ngo guca akajagari mu nsengero, ariko burya nge ntekereza ko akajagari si icyo, ahubwo akajagari ni ibikorwa bitagirira umumaro abasengera mu nsengero biboneka rimwe na rimwe bikagaragara nabi. Umutungo ubonetse ntube uwo gufasha abanyetorero, ndetse ugasanga umunyetorero ari inyuma cyane kurutaho, kandi nyamara akora ibikorwa mu itorero. Reka mbabwire ngo namwe uko mubyumva nk'abari kutwumva, mutanga ibitekerezo, abemeranye nanjye mushyireho
ko muri kurayikinga iyi nkuru. Ikindi kiganiro cy'ubutaha tuzakivuga ikindi gihe. Njya nkunda kubwira abantu ngo si umwanya munini dufata wo kuvuga kuri ibi kuko nta nubwo babitunejeje rwose kubivugaho. Oya, muzabona ko hari inkuru zikomeye mwita ngo ni saga, twe ntabwo tuzivugaho kuko ntacyo ziba zungura ubugingo, ariko ntekereza ko uwakwiga yabyumva, umuyobozi wakumva iki kiganiro yagira icyo avanamo, umukristo yagira icyo avanamo, usenga agasengera itorero yagira icyo avanamo. Reka tunasoze dusenga kubw'umurimo w'Imana. Mana yacu nziza, niwe wahamagaye itorero rya ADPR, niwe wahamagaye n'andi matorero. Turasenze twohereza umwuka wera ngo aze acanoringe buri kintu cyose, acangure ibiyicanze, avangura ibyivanze, asobanura ibidasobanutse, arwana intambara z'itorero n'umurimo w'Imana. Kandi Kristo niwe twohereje kugira ngo ugaragare mu ruhande rwacu. Hagararana n'abera bawe muri iki gihe kitoroshye, umurimo wawe ukoreke, ikiboro n'ikibi cyawe tugucire bugufi no kubwa byose tugirira neza, yawe niganze ubugingo muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda. Mwari kumwe na Moise Sindayigaya. Shalom shalom. Utari wakora subscribe ayikore, like, share na comment. Imana ibamugisha, turabakunda, umwami abishimire. Shalom shalom. Kugira ngo hirya y'ibyo utareba hari ibyo Imana yibwira, hari ibyo Imana izakora, hirya y'ibyo udashyikira, hirya y'ibyo utabona, hirya y'ibyo abantu banyu batabona, hirya y'ibyo abarozi batabona, hirya y'ibyo abakugambanira batabona, hari ibyo Imana yibwira. Hirya y'amaso y'abantu, hirya y'ibyo bakoze ku buzima bwawe, hirya y'ibyo bakugambiriraho, hirya y'imbaraga zabo zikugose, hirya y'iminsi baguhaye, hirya y'urutoki bakubise ku rundi, hirya y'amaso bakurebye, hirya y'ibice bamuciriye, hirya y'akagambane, hirya y'intambara, hirya y'amarira, hirya yo gusonza, hirya yo gutesha agaciro, hirya hirya hirya. Hari n'ibyo Imana yibwira, hari n'ibintu Imana itekereza kandi izakuzira, kandi ni byiza, ntabwo ari ibibi. Imana yacu ni inyangamugayo.